Aha ni kuri sale nimero ya kabiri, ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, aho twaje kumva urubanza rw'umwana witwa Ishimwe Thierry. Uyu nguyu yamamaye cyane nk'umubyinnyi hano mu Rwanda, akaba yitwa Titi Brown. Uyu nguyu benshi mwagiye mwumva ibye mu bihe bitandukanye. None tariki 22 Gashyantare 2023 nibwo yagombaga kuburana ku bujurire bwe cyangwa se ku bujurire yatanze ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, nyuma y'uko ruvuze ko agomba kuba afunzwe by'agateganyo. Ibi ngibi birakomoka ku kuba bimwe mu byo uru rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwashingiyeho rumufunga rwaravuze ko rwamufashe amaraso rukamupima, ndetse rukaba ari bimwe mu bimenyetso rwashingiyeho rumuta muri yombi. Titi Brown aburana avuga ko mbere y'uko afatwa andi maraso hakagaragajwe ibisubizo by'ayo maraso yafashwe icyo gihe, cyane cyane ko yemeza ko nta maraso yigeze afatwa. Scenario yagenze ite? Titi Brown ku itariki 16 Ukwakira 2021 yagombaga kubyina mu gitaramo cya Kigali Fiesta cyabereye muri Kigali Arena. Uyu mubyinnyi wari mu bihe bye byiza cyane ubwo yari muri iyi sare yatawe muri yombi akurikiranwaho icyaha cyo gusambanya umwana utagejeje imyaka y'ubukure, dore ko umuryango we ugaragaza ko yavutse muri 2004. Uyu musore akurikiranyweho icyaha n'ubushinjacyaha, akaba ari icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17, bivuga ko yakoze wa 14 Kanama 2021. Umubyeyi w'uyu mwana bivugwa ko Titi Brown yaba yarateye inda, avuga ko yohereje umwana gusura nyirarume mu biruhuko, atashye akavuga ko ngo arwaye igifu. Icyo gihe rero ngo umwana bagiye kumuvuza mu bitaro bya Kibagabaga, isuzumwa ryakozwe n'abaganga rigaragaza ko uyu mukobwa atwite. Umwana abajijwe uwamuteye inda yavuze ko ngo yagiye gusura Titi Brown mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama, bikarangira amusambanyije. Ku busabe bw'umwana iyi nda yakuwemo, hafatwa ibizami nyuma yo kuyikuramo bihuzwa n'ibya Titi Brown ndetse n'ibyo mukobwa. Ubushinjacyaha bukaba bwaragaragaje ko hari raporo ya muganga igaragaza ko basanze rero uyu mubyinnyi ari we wamuteye inda. Titi Brown aburana ahakana iki cyaha, akavuga ko ibi ngibi bitigeze biba, nubwo bwose ubushinjacyaha bweretse urukiko icyemezo cy'amavuko cyemeza ko uyu mwana yavutse ku itariki ya 1 Mutarama 2004, bityo akaba yarasambanyijwe afite imyaka 17. Titi Brown we avuga ko uyu mwana atigeze yinjira mu nzu iwe, ahubwo kuba barahuye bwo ngo barahuye, ndetse bimwe mu by'uyu mubyinnyi yabwiye urukiko mu bihe bitandukanye yavuze ko uyu mukobwa ngo yamubwiye ko aje kumureba, ndetse ngo anagera iwe, ariko agahamya ko atigeze yinjira mu nzu ye. None kuwa 22 Gashyantare 2023 byari byitezwe ko uyu Titi Brown agomba kuba agezwa imbere y'ubutabera, nk'uko muri kubibona mu mashusho twafashe mu bihe bitandukanye, yaba aza cyangwa se agenda. Titi Brown birangiye ataburanye, birangiye urubanza rwe rusubitswe, rukaba rwimuriwe ku itariki 14 Werurwe 2022. Imwe mu mpamvu twabashije kumenya yatumye uru rubanza rusubikwa nuko Titi Brown yasabye ko yasubikirwa kubera ko atararangizanya n'umwunganira mu mategeko, yaba mu buryo bwo kumwishyura. Bamwe mu muryango we twaganiriye batifuje kugaragara kuri kamera, batifuje ko amasura yabo agaragara, ariko bakagira ibyo batubwira. Batubwiye ko bagihangayikishijwe cyangwa se bakigowe n'inyishyu yo guha umunyamategeko cyangwa se umwunganira mu mategeko. Bityo rero tukaba twifuje kubasangiza nimero yo mu muryango we kugira ngo ababishoboye muraza kuyibona aho hasi babe bagira icyo bamufasha, yaba ari mu buryo bwo kumufasha nyine kurangizanya n'uwo mwunganira mu mategeko, yaba ari mu buryo bwo kumufasha kumusura nk'umuntu uri mu bihe bitoroshye. Titi Brown agiye kumara umwaka n'amezi agera muri 6 kuzamura burana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, cyane cyane ko ubu bujurire yari yatanze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bwari bushingiye
kuyifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yahawe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Titi Brown byitezwe ko ku wa 30 Gushyingo 2022 aribwo Titi Brown agomba kuburana ubujurire ku minsi 30 y'igifungo yahawe mu gihe ubushinjacyaha bwavugaga ko bugikomeje iperereza. Icyo gihe ntago byakunze, ahubwo urubanza rwongeye kwimurirwa ku wa 8 Gashyantare 2023, ari nabwo kandi nabwo rwongeye rugasubikwa rugashyirwa ku wa 22 Gashyantare 2023. Kuri uyu munsi rero nabwo rwongeye rurasubikwa rukaba rwashyizwe ku wa 14 Werurwe 2023. Tukaba dutegereje kuzamenya niba icyo gihe bwo ruzaburanishwa, cyane cyane ko kugeza iyi saha amakuru agaragaza ko nyine inzitizi zigihari ari izijyanye no kwishyura umwunganira mu mategeko. Yes, nkuko mubibona rero uyu ni Titi Brown, nkuko mubona yaje hari hano ku rukiko, muramubona muri kubona uko byifashe. Ni umusore ubona ko nyine yahindutse, ntago akiri wa wundi, ariko Imana niyo nkuru niko twavuga. Mu bihe bitandukanye JALAS Official TV yagiye iza gukurikirana iby'uru rubanza, ariko n'ubundi rukagenda rusubikwa. Kuri ino nshuro rero urubanza rwa Titi Brown rwongeye gusubikwa, rukaba rushyizwe ku itariki 14 Werurwe 2023. Bikaba biteganyijwe ko kuri uwo munsi ruzaburanishwa nta kabuza. Ubwo rero ababishoboye, abakunzi ba Titi, abakunze uyu mwana nk'umubyinnyi, abamufitiye impuhwe kubera ibihe arimo, mushobora kuba mwanyura kuri iyo nimero mugagira icyo mubafasha, cyangwa se mukanagira icyo mubabaza ku bijyanye n'amakuru wenda yimbitse kuri iyi kese y'uyu Titi Brown. Urubanza rwitabiriwe n'abantu batandukanye barimo mu muryango wa Titi, yaba mushiki we muri kubona wagiye wumvikana mu bihe bitandukanye muri media, cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye atabariza uyu musaza we. Nagiye mbona, nabonye umumetre we yarahari, nabonye abo babyinanye muri kongera mubabona, n'ubundi bagikomeje uyu mwuga bari uri mu bazwi cyane, n'abandi bagiye batandukanye. Nabonye inshuti ze n'abavandimwe be baje kumva uru rubanza, ariko birangiye rutabaye. Ubwo reka twizere ko ubutabera bwo butangwa mu izina rya rubanda, ubutabera butangwa kuri buri munyarwanda, ubutabera bugera kuri bose. Reka twizere ko n'uyu Titi Brown mu bihe bitandukanye azabona ubutabera, kandi akabona ubutabera bwuzuye, cyane cyane ko bimwe mu byo reklama cyangwa se bimwe mu byo aravuga ati ntabwo napimwe, nubwo bwose bavuga ko napimwe, ntabwo napimwe, akabihakana. So ibyo byose rero ni ibintu dukwiye kumenya, tukamenya ese koko byarabaye cyangwa ntibyabaye, ese koko titararengana nk'uko abivuga, ese yakoze icyo cyaha. Ibyo byose rero urukiko nirwo ruzabyanzura. Titi Brown mu kiganiro yahaye Yago wasuye gereza ya Mageragere cyangwa se gereza ya Nyarugenge ahazwi nk'i Madrid, yahishuye ubuzima yarabayemo, avuga ati kuva nagera ahangaha kwiyakira byabanje kungora, ariko naje gusanga uko dutekereza gereza, nibwiraga ko ari ahantu haba abagome gusa, abantu babi, ariko naje gusanga atari ko bimeze, nsanga ari itandukaniro nuko nabyumvaga nkiri hanze. Icyo gihe umunyamakuru Yago yamubajije ikintu cyamutunguye cyane akigera muri gereza. Icyo gihe avuga ko haba urubyiruko rwinshi cyane. Avuga ko rwose atarazi neza ko gereza ibamo urubyiruko rwinshi cyane. Yakomeje avuga ko kumenyera byamutwaye igihe kingana n'amezi 2 gusa. Avuga ati rwose nyuma y'amezi 2 nari maze kwiyumvamo abantu ba hano, ntangiye kujya nisanga mu myidagaduro, ntangira kwisanisha n'abantu ba hano. Uyu musore ukiri muto cyane avuga kandi ko icyo gihe yavugaga ko yababajwe cyane no kubona Ndimbati. Ndibuka ko icyo gihe yakoze ikiganiro nyine Ndimbati atarabona ubutabera ngo abashe kuba yarekurwa. Prince Kid nawe ari mu bantu bari baramutunguye icyo gihe. Abo bose nabo bamaze kubona ubutabera. Byumvikana ko Titi Brown yagezeyo mbere yaba bose. Yavuze icyo gihe avuga ati nubwo bwose nanjye mfunzwe, nasengeye cyane umumisi witwa Elsa, musengera nti rwose aha hantu ndi ntazahagere. Titi rero
icyo gihe yasoje avuga ko gereza kuyibamo ibanga nta rindi ari ukwiyakira ugasenga Imana kubera ko ariyo ishobora kugushoboza byose. Ikintu kindi nibuka yavuze muri iki kiganiro wenda nubwo mushobora kugenda inyuma mukakireba nuko yavuze ko yatunguwe no gusanga muri gereza bareba televiziyo bakamenya amakuru bakamenya ibyiriwe nuko ibintu biba byifashe. Yavuze ko akumbuye umuryango we, akumbuye inshuti ze. Aba rero ni bamwe mu baje mu rubanza n'ubundi gukurikirana. Byari byitezwe ko agomba kuburana ariko birangira ataburanye. Twebwe tuba turi hano kugira ngo dukurikire, twumve uko ibintu byifashe, twumve uko yaburanye, twumve ibihari tubibagezeho. Ubwo icyo twe twasaba abanyarwanda muri rusange ni ugukomeza kuba hafi uyu mwana n'umuryango we by'umwihariko, ndetse no kumutiza amasengesho yanyu kugira ngo abashe kwihanganira ibihe bitoroshye arimo. So rero aha nta kindi kintu narenzaho uretse gutegereza tukazagaruka ku itariki 14 Werurwe tukazumva icyo azababurana. Mbibutse ko Titi Brown agiye kumara imyaka 2 afunze. Ni imyaka itari mikeya ku muntu uri kuri detention, ukiburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ni imyaka myinshi cyane. So rero Imana imworohereza. Twe tuzakomeza gukurikirana iby'uru rubanza no kurubagezaho ibijyanye narwo ndetse n'amakuru atandukanye ajyanye n'imanza nk'uko mubimenyereye hano kuri JALAS Official TV. Reka mpinira aha ngaha mbashimire. Iyi ni JALAS Official TV.